Tubifuriza igicamunsi cyiza rero nshuti bakunzi ba Kedi Official tubasuze kandi tubahe ikaze birumvikana tugarutse muri update zo kuri amanywa turi tariki 23 z'ukwezi kwa kane umwaka ni 2024 nk'ibisanzwe rero murabizi neza ko tugomba kuba tubazengurutsa access zige zitandukanye mukuru ubutaka bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo tugiye kuba tubagezaho amakuru mw'abantu mwe aremereye kuri iki gicamunsi ariyo mpamvu tubasaba nyamuneka gushyiramo icyitwa megabyte ubundi mukadutiza umwanya tukabavira imuzi ndetse n'imuzingo ibijyanye n'aya makuru agezweho muri aka kanya. Ni breaking news abantu batigeze bamenya, ariko ku rundi ruhande Kedi Official murabizi neza ko ari akasongo yihwa cyangwa se uyite akasamutwe. Tugomba kuba tukuzanira amakuru atosoye, ya makuru y'ubutasi, ya makuru utasanga ahandi. Muti bimeze bite? Wa munsi mwabonye M23 yisoza icyitwa amahugurwa ndetse n'amafunzo y'abakadazi bayo hariya muri za Nyongera, ubwo rwose bakoraga urugendo twavuga ko ari urugendo rwari yobowe na mwenyewe Colonel Nanga, ubwo bavaga Nyongera berekera Rucuro centre. Burya FRDC yari yateguye umugambi mubisha, si n'ubwa mbere ariko hari inama yigeze kubera hariya za Bunagana twaranayatendinze ubushize rwose nyine ku kinyamakuru cya Eugene. Murabizi neza ko rwose ubwo uriya muhango wabaga icyo gihe habayeho ko FRDC igerageza kohereza iza drone ngo zize gusabotana za Sukoyi, ariko ku rundi ruhande basanga M23 ihagaze bwuma ku bijyanye na nicyo bita ngo ni air defense. Ejo bundi rero nabwo ubwo mwabonaga rwose Colonel Nanga ba general bagiye batandukanye bo muri M23 ndetse n'abari abana kose bari basoje ziriya ngando. Burya FARDC yari yazanye icyo bita ballistic missile, zimwe mujya mwumva kwa Kim Jong Un, muraje mwumirwe mw'abantu mwe nta mugaye. Ariko iki gihugu cyanashizwe ku rutonde rw'ibihugu byakoresheje ingengo y'imari iremere cyane, aho kiri kumwe rwose na za Ukraine, Abarusiya, za Amerika n'ibindi bihugu. Ku bihugu byakoresheje ingengo y'imari y'umurengera mw'abantu mwe cyagize gutya rwose gitegura misile zo kohereza muri uriya muhango ngo kibashe kuba FARDC ngibashe kuba yawudobya cyangwa se yawuburizamo, kuko ngo witwa Kisekedi ntiyumva ukuntu inyeshyamba nka ziriya nga M23 bagira gutya bagategura mu by'ukuri umutambagiro nk'uriya, bakajya gucrosinga amafunzo y'abasirikare bangana kuriya, abana kose bangana kuriya. Ati ntago byumvikana, ariyo mpamvu bari bazanye urubunda ruremere cyane bakarusetinga hariya za Minova. Iyi ni inkuru mw'abantu mwe utayisanga kuri bya binyamakuru biwaya uretse hano kuri Kedi Official. Bya binyamakuru dusiga dutangaza inkuru bikaza rwose bizivuguruza kugira ngo biburebe ko byazamura izina ryabyo mu rwego rwo kugira ngo mu by'ukuri ngo bitumva abakunzi bacu batumva zatangaje inkuru nk'izo twakoze ngo bakabinyega, ubwo byiyemeje umurongo wo kujya bitangaza inkuru zihabanye cyangwa se ziri kontre y'ibyo twavuze. Niba tuvuze ngo Sake barwanye, byo bize bivuga ngo ntabwo barwanye. Abantu bari gushaka hiti ku buryo bukomeye cyane, muze kwitondera abakunzi ba Kedi Official. Murabizi neza ko twebwe uwo murongo twitandukanije nawo wo kuvuga ngo turaza tubabeshe. Apana, tugomba kubaha inkuru zifite fact, za nkuru z'ubutasi rimwe na rimwe mutabasha kuba mwakura ahandi hantu ahariho hose hagiye hatandukanye. Muraje mwumve na buryo ki FARDC yateguye uyu mugambi mubisha, ariko nanone muraje mwumve buryo ki wa mugani w'ikinyarwanda wisubiyemo, aho umwe avuga ati urorora inkoko nanjye nze kuba norora gaca. M23 irabizi neza ko FARDC yaguze ballistic missile, nayo ijya ku isoko igura icyitwa anti ballistic missile. Uru ni urugamba mw'abantu mwe rukomeye cyane, aho mugomba kuba mwitega icyitwa imiripoko kuri no channel ya Kedi Official. Hanyuma kandi turaza kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye, tuze gukomoza ku buryo ki abarundi bakomeje gutegura icyitwa genocide hariya muri za Masisi. Mwabonye umuvugizi wa M23 bigarukaho mu bya politike ni bwana Lawrence Kanyuka. Impamvu iyi nkuru turi gukunda kuyigarukaho, nyaboneka tusano turi gutanga impuruza kugira ngo abafite ko bakabaye bakurikirana cyangwa se baburizamo imigambi nk'iyingiyi babasha kuba babishira mu bikorwa vuba na bwangu. Naho bitabaye ibyo, umurundi yafunguye icyitwa za training wing mu bice bigiye bitandukanye, yaba epfo ngiyo za Gatare, yaba ruguru ngiyo muri za Axe yo muri Masisi ya kure. Turaza mwabyumvisha ko mu kiganiro kibanziriza iki ngiki twagarutse kuri utu duce tugiye dutandukanye. Mw'abantu mwe umurundi ari kwigisha nk'icyitwa martial art cyangwa se za combat sans arme, utibagiwe mu yenda mu kinyarwanda ni ya ntambara ushobora kurwana
utifashishije intwaro cyangwa ya gisirikare cyangwa se imbunda, ahubwo ukaba wakifashisha ubuhiri, imipanga n'amacumu. Ibi ngibi mubyibuke ko mu Rwanda byabayeho rwose, bafata interahamwe bakazitoza gukoresha amahiri, bakazitoza gukoresha icyitwa mu by'ukuri imipanga hariya muri Masisi. Rero muraje mwumve buryo ki noneho tubazaniye inkuru irambuye kuri iki kintu kiri gutegurwa na guverinoma ya Kongo Kinshasa, ariko noneho FDLR igashaka gusa naho ibyihunza kuko ifite ubunararibonye ku byasize ikoze hano mu Rwanda, ubwo bajyaga bayikurikirana mu by'ukuri ku buryo mu by'ukuri amazina yabo na n'ubu ngubu bakiyakurikirana, bakavuga bati reka dutoze imbonerakure zivuye mu kindi gihugu apana hano muri Kongo, ku buryo niba najya gukurikirana bazasange nta ruhare igisirikare cyabigizemo, cyangwa se twebwe FDLR ntibazigere batahura ko twabigizemo uruhare. Ibi byose rero n'ibindi tutababwiye, muraje mwumve buryo ki inka z'abanyamurenge hariya muri Sud Kivu nazo rwose mu biganiro byabaye ku munsi w'ejo bazanyazwe inka zigera ku 10 bazisubije ba nyirazo, ariko habanje kuba umuhuro aho rwose amayimayi z'abapfurero, abitwa abanyindu, abitwa ngo abanyindu, abapfurero n'abandi bagiye batandukanye. Murabizi neza ko Kivu y'Amajyepfo nayo nimwe mu by'ukuri mu ntara zigize leta ya Kongo zibarizwamo mayimayi nyinshi cyane, aho mu by'ukuri bagiranye ibiganiro, ubundi izi nka zigera ku 10 zari zanyazwe abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge hariya za Sud Kivu babashe kuba bazisubizwa, dore ko zari zibwe hariya aho bita ngo ni ku ndondo ya Bijombo. Ese bimeze bite? Munyemerere kwanza mbanze mbasabe ikintu kimwe, mukande subscribe kuri Kedi Official. Ahangaha murabizi neza ko za nkuru z'ubutasi nitwe bambere twababwiye uburyo uwitwa Kirimwami bamutambye ku kagambane ka Kisekedi n'uwitwa Guido, ariko nimugoroba mwumvishe operation yamuhushije. Mwayumvise ko ibyo twababwiraga burya byarangiye bibaye impamo, Kirimwami ari mu mazi abira. Nandi makuru tuyakwa tuyavira imuzi n'umuzingo, ariko nyamuneka nimukore subscribe, musharinge video zacu, munagerageza gukanda like na comment, ni ingenzi cyane. So reka rero me ikaze umutaramu Byamungu adufashe gutotora aya makuru, ubundi ibindi tuze kugaruka ku musozo tubabwira uko bimeze muri aya masaha muri axe zigiye zitandukanye muri rusange. Ku murongo wa telefone rero ngira ngo twakiriye umuvandimwe akaba n'umusesenguzi mu bya politike, ni bwana Byamungu. Muramumenyere ko rwose iyaje muba mugomba kuba mwitega icyitwa imiripuko cyangwa se za nkuru zikiri motomoto. Bwana Byamungu, wiriwe neza? Wiriwe bwana Kedi. Aha, tugwaye ikaze rwose muri studio za Kedi Official. Yego ariko muzampa ikaze, ngira ngo rimwe na rimwe mba mbona nsa naho nabaye umusangwa. Yabaye umusangwa ku buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko nanone nta mpamvu rwose yo kutagukaribisha, burya iyo uri siniya uba uri siniya di. Ni byiza, ni umuco mwiza, kuko wa mugani ntago wajya kugira uburyo uhura n'umuntu cyangwa muganira mutabanje guhana ikaze. Bwana Byamungu rero ngira ngo ubu tuvugana ni amakuru akomeje kugenda mu by'ukuri azamuka muri Kongo Kinshasa. Birumvikana ngo tuba dushatse kuvuga ko ubusesenguzi n'amakuru tugiye kubagezaho muri aya masaha agiye kuba yibanda kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri iyi mirwano iri guhuza M23 na FARDC. Ngira ngo ku budasa bwa Kedi Official ku bufatanye na Afri News Time nta kindi tugiye kubagezaho, burya hari byinshi bitamenywe cyangwa se tutigeze dutangaza, birimo operation yari yateguwe na FARDC muri wa muhango uherutse kuba hariya za Nyongera, aho M23 yakoze umutambagiro nkunze kwita ngo ni mutagatifu. Bwana Byamungu, ngo burya hariya habereye udusha twinshi abantu batigeze bamenya kuri kote ya FARDC, inkuba zagiye zikubitira iyo hakurya, ngira ngo ishyano ryendaga gucika umurizo. Kedi rero ibintu navuga ngo ahubwo ubu nibwo navuga ngo intambara igiye kujya ahabona, kubera ko imbaraga nyinshi ziri kugenda ziboneka mu buryo butari busanzwe, cyangwa se uburyo abantu batari biteze kuri M23. Nibyo koko kuri wa munsi muri Rucuro igihe bakoraga urugendo rwo kuba hari byinshi bari kwamagana kuri leta ya Kinshasa, nyamara ku ruhande rwa leta ya Kinshasa rwari rwanamenye narwo ko uru rugendo ruhari, ni nawo munsi bapasingishaga abakada cyangwa se abakadire ku ruhande rwa M23.
abarimo FRDC mu buyobozi bukuru bwayo na Burakawuta barekera baravuga bati tugomba gukora iyo bwabaga ibi bintu by'agasuzuguro ka M23 ko guhora ijya ku masitade igakoresha ibirori ikizihiza iminsi mikuru igakoresha amanama, ntago ibi bintu rwose nta kandi gasuzuguro, birerekana ko ari igihugu mu kindi. Birumvikana rwose. Ariko koko M23 yaje kubihamya cyangwa se irabishimangira ko ari igihugu mu kindi, ko M23 ari ntayegayezwa, ko M23 ari igisirikare cyamaze kuba cyakwiyubaka mu buryo bundi abantu batari biteze. Iyi nkuru nje nkimara kuyimenya nahise mvuga ngo murekere iyo ngiyo, nabiha ngo bagiye guhangana nka Kisekedi urimo azana imbwa ku bantu bari guhagarika ibisasu. Niyo nkuru tugiye kujyaho kuri uwo munsi. Aba Burakawuta baravuze bati twebwe ku buhanga n'ubuhangange bwacu nk'abanyamerika iriya nama turayiburizamo, cyangwa se rwa rugendo turaburuburizamo, iriya pasawutu y'abakadire turabiburizamo, biriya byose nta nubwo bazongera gukora ibisa na biriya muri ubu butaka bwa Kongo. Ndagira ngo amakuru arimo atugeraho twamaze kuba twacukumbura ibisasu bigera muri 4 byose karahabutaka byararekuwe mu kirere bijya muri kiriya kirere cya Rucuru. Amakompora 4 yo mu bwoko bwa misile yaroherejwe agiye kujya kudobya umuhango M23 yari irimo wo kuronshinga ndetse no gupasingisha abakadazi bayo hariya muri Rucuro. Urumva ko ntago byari byoroshye? Ntago byari byoroshye, ariko ayo yose n'abari bari muri icyo gice ntibamenye ngo byagenze gute, ntibamenye nta n'ikintu bigeze bumva kiba ngo cwe. Ayo yose mu 23 yarashirije mu kirere amanuka ku butaka ameze nk'ibibando byitura hasi. Aha rero niho rwose abantu bahita bazimirira bakavuga bati iyi miripuko Kedi Official ibivanye he, abandi bari muri za Rusoba na za Kojo na hehe, twe tuba tubazaniye operation zitosoye muvandi. Ngira ngo ubu nibwo budasanye no Kedi Official bera kandaredi. Niho ibera kandare. Twe tubabwira ngo nubwo hashira iminsi 4 icyumweru, ariko icyabaye operation iba yarabaye ku buryo butangaje, tongera tukayigarukaho kuko iyo operation umuntu wayimpaye byari byo kandi byari by'ukuri. Iyi nama ijya kuba cyangwa se urugendo rwawe mu 23 rujya kuba hari hamaze iminsi 2 hari ubwato buhagurutse muri Kivu y'Amajyepfo. Ubu bwato nibwo bwahagurukanye iyo mbunda n'amakompora yayo buyijyana hariya Igoma. Imaze kugera Igoma barayihindura, baravuga ngo ntago bari gufatisha neza target cyangwa se ikirere neza. Grid coordinate zahari target unjyanye mu rundi rurimi. Oya tugomba kuzana military tamuzi kuko urabizi neza ko ni ubudasa bwa Kedi Official. Tugomba kubabwira ikijya mbere by'umwihariko. Urabizi neza ko hano twebwe ibintu byo gutwara inkuru mu rurimi rwa gisivili kandi mu byo kwitwara kuri imbarutso ni impossible. Grid coordinate. Ya mibare ndanga ahantu cyangwa se imibare ishobora kugufasha buriya ziriya mbunda burega ntago wayirasura umuswa di. Haba harimo ubuhanga buhanitse ku buryo ugomba kuvuga uti kuva hano Goma ngera Nyongera harimo ibirometero bingahe, target yanjye iri bumoso iri buryo. Utwo tuntu twose ukagenda mu by'ukuri udukura mu nzira. Niyo mpamvu tuba tugomba kubisobanurira abakunzi bacu muri rusange. Niko bimeze ubwo umugani wawe. Ubwo grid coordinate ubwo nabyo niba biri mu magambo arambuye cyangwa ahinnye tuzagerageza gushaka ababizi nawe, kandi niba warabinyuzemo ubwo uzatubwira turushaho gusobanukirwa n'iki. Ariko icyo nashaka kuvuga amakompani icyo gihe barayizanye bayigeje Goma, bagira impungenge barongera bayisubiza hariya mu bice biherera za Minova, ariko iyo inyuma hanyuma aho ngaho niho yabashe kuba noneho bafatira iyo target cyangwa se izo grid coordinate nk'uko bazivugaga. Ku munsi noneho ibirori biri bube bitangiye ibisasu barabirekura. Nukuvuga ngo imwe bakurasa Nyongera yari setinze muri Axa Minova ya Minova.
ariko byarangiye M23 ibyo byose izo muvuma zose yarangije kuba yazibona icyo bita nayo ngo niba ari balistike anti-missile yayo hajemo za balistike missile za zindi twumva kwa Kim Jong Un kweri zitarimo ntago kwaba ari ukuzimya ibisasu barabirekuye nabo drone zabo ziravuga zibereka ko uburyo bari kuyishigikira n'uburyo ngo bari kurodingamo ayo makompora barayerekuye n'abandi barayerekura mu gitondo ukiri aho ngaho nabwiye abakunzi ba Kedi Official yuko M23 yazanye drone karabutakara muri axe ya Masisi ku buryo abakongomani bose batitiye noneho ngo ni drone iri kubafasha kumenya aho ambushi za duyi ziri n'ibikoresho afite mbese ikasa naho ibayobora byumvikane ko iyi mbunda n'ubundi yari ifite mu by'ukuri drone iyikurikirana ubwo rero urumva na makuru agiye guhita konfirima ibyiriya nkuru FARDC yatangaje ko M23 yazanye drone iteye ubwoba ifite drone iteye ubwoba ariko ikiri kuyobera abantu benshi ni uburyo M23 iri kuronkamo ibi bikoresho cyangwa se uburyo iri kugendamo kubona ibi bikoresho bitari byitezwe ku mugabane wa Afurika nk'inyeshyamba ni ikintu abantu bamaze kuba babona ko uyu mutwe wa M23 bimwe twari tuzi mbere ya za 2013 yarazaga igakubitwa igasubirayo n'ibiki ariko urabona ko kuri uyu munsi cyangwa se muri iki gihe ntabwo waba ufite biriya bikoresho bimeze kuriya uzongere ubisubirane mu ishyamba rwose ntago bibaho rero icyo kuri uwo munsi FARDC na Blackout barabizamuye na M23 irabizamura ruhurira mu kirere nta n'ikintu habe n'umurabyo wigeze uba nta n'inkomyi barategereze ku ruhande rwa Blackout ngo birabastinga baraheba icyakora ngo nabo bari bazamuye drone baza kumenya ibyabaye ko M23 ifite izo antimissile ziri kuzimya abira bisasu byo ku ruhande rwa FARDC ngabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo ubwo ni ukuvuga ngo mission yabo ya SSR ngira aho ngaho baravuga bati birakomeye ahubwo uru rugamba n'urundi ntago ari inyeshyamba ahubwo ni igihugu cyabaye ikindi turimo duhangana nacyo ariko rero iyi nkuru iranaremereye niyo mpamvu tuba tubwira abakunzi bacu batwumva cyangwa se bagishidikanya mu by'ukuri yuko barimo barahomba cyane by'umwihariko ku kijyanye n'izi nkuru utasanga aho ariho hose bya biri byo kuvuga ngo access zose ngo sijui urumva ko nk'iyi nkuru uretse kuri Kedi Official uretse kuri Free News Time ndatekereza n'ahandi hantu wayikura ngira ngo wakomeza oya ntabwo n'andi makuru ari kugenda aza aravuga ko kuri uwo munsi ntago ari hariya muri Rucuro bari babiteye gusa ngo bari banagerageje no gushaka kubitera muri headquarters za M23 hariya muri Bunagana za Cyanzu ariko na n'ubundi nabyo byarangiye gutyo nta kintu kibaye nibwo bahise bavuga bati ubwo nta kundi niba turashakisha ifite ubushobozi buri hejuru bwa zira antimissile za M23 ubwo ntumbaze niba ari byo bari kwiga ariko icyo bari barangije gupanga bavuga ko bagiye kusenya ibikorwa byayo bagasenya na headquarters zayo byarangiye ntabyo bagezeho ko numva bikaze urugamba noneho ko numva ruri ku rundi rwego niyo mpamvu se nabonye basohoye icyegeranyo bavuga ko leta ya Kongo yasohoye cyangwa se yamaze kwinjira mu bihugu byakoresheje ingengo y'imari iremereye cyane aho iri kuri karibu rimwe na Ukraine, Russia ndetse na US. niko bimeze ikigereranyo kirerekana ko M23 iri gukoresha bije ndende cyane muri iyi ntambara yayo kubera ko icyo Blackout iri kwitsamura Tshisekedi ari guhita yirukanka akajya kukizana icyo Wagner iri kwitsamura akajya kukizana icyo abazarendo nabo bati ntago bimeze neza ntituri kurya bakongera bakamenamo abandi nabo bakicishiriza ku ruhande bakagira ibyo bakuramo nakavuyo kari hariye ngira ngo abantu bakwiye kuba bizera imiripuko dutanga hano kuri Kedi Official kuko ejo bundi nibwo twatotoraga uburyo uwitwa Governor Chirimwami yagambaniwe abantu bagira ngo na yacu ariko nimugoroba wumvise ko muri rusange haraye habaye umutego uremereye cyane cyangwa se cyitwa ambuscade hanyuma Chirimwami agasimbuka nubwo nabonye bamwe batagiye kwishya kuri M23 ariko amakuru dufite kuri ubu ngubu nuko ari muri ya gahunda yo kumwirahira di
Kedi ngira ngo ubushize bw'amperuka kuri Afri News kuri Kedi Official iki kintu nakigarutseho cyo kubwira ngo nubaha amakuru ujye wandika itariki twabivugiyeho kugira ngo nibiza kuba successful cyangwa bigezwe ku ntego cyangwa bishaka kugera ku ntego ubibutse kuri ya makuru ya wa munsi bajye kurebaho. Iki kintu twarakivuze tuvuga uburyo harimo byido uburyo bamuhaye mission yo kuzivugana kiri umwami akivugana akagira bamwe mu basirikare ba MONUSCO arasa mu byo bashaka kuba bari bashaka gutegura genocide bihera aho ngaho bavuga ko ari mu 23 yinjiye mu mujyi wa Goma igakora ibyo bitero ikivugana ingabo z'umuryango w'abibumbye kwivugana na Kirumwami ibyo byose twarabivuze mbere yuko ibi bya Kirumwami ejo bundi bisohoka hariya muri za Minova. Yego ibyo byose twabivuze noneho uriya Gido aza wo muri Wazalendo aza kwica iyo misiyo bibabaza cyane Felix Antoine Tshisekedi wari wayimuhaye atangira kumuhiga ariko urumva ko ejo bundi nyuma yuko tuvuze ibyo mbere yuko tuvuze ibyo ngibyo nyuma yaho nibwo yabashe kuba yarusimbuka hariya za Minova bari kuba bashaka kubigereka kuri M23 kariyo yari yamuteza mbushi kandi ntago ariyo ni FARDC muri ya migambi yabo nkuko Tshisekedi na Gido bari babipanze bavuga ko ibyo kumurasa kwe no kurasa ingabo za UN hariya mu mujyi wa Goma bazavuga ko byakozwe na M23 none bagatangira kurasa amasasu ara mu mujyi wa Goma y'uruvangavange iby'amasasu byetwa nababwiye ko bihagarariwe na Hamada hanyuma bakabona uko birara mu baturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda b'abatutsi bari hariya bakicwa bigakomereza no muri Masisi yakomeje kuba yategurwamo uko izakorwamo genocide mu bahatuwe. Ibyo byose rero tuba twarangiye kubibagezaho ahubwo nuko sinzi nge ntago mvuga ikintu kubera ko cyabayeho ntago mvuga ikintu kubera amavyuzi barabizi bijyanye nuko hari aho mperutse kubona hari abajya ku makuru twatanze bagasa naho bayanyomoza ariko kugira ngo base n'abanyomoza ya makuru twatanze noneho abayabonye bashiduke bavuge bati uyu nyomoje bikatubyumve n'uburyo ariko urumva ukiri aho ngaho nari navuze ko ndibuza kubigarukaho dusigaye dukora inkuru ziteye ubwoba noneho abanyamakuru bamwe cyangwa se ibitangazamakuru bimwe na bimwe byabibona bikavuga biti reka turebe ko mu by'ukuri twakora ikinyuranye n'ibyo bavuze kugira ngo tuvumbura ko twashishuye umutaramu Stade Kedi kuri Kedi Official noneho dusa naho tunyomoza ibyo yavuze mu rwego rwo kugira ngo twigarure audience. Urumva rero abakunzi bacu akona ko bagomba kukamenya yuko bagomba kwirinda ibinyamakuru bibarangaza barabibonye ko dutangaza inkuru nka nyuma y'iminsi 3 tukabona ibyandika birayanditse ibivuga bikayivuga ariko hari ubundi buryo bwadutse bw'ibinyamakuru bidashoboye cyangwa se biri gushaka mu by'ukuri gusa naho nabyo byakubaka izina ariko bikazamukira ku izina ry'ibindi bitangazamakuru bigambire gukora ikinyuranyo cy'inkuru mu by'ukuri bakoze kugira ngo nabo barebe ko bahahadi ariko ngira ngo nibashishikare cyangwa se bashyiremo agatege bajye baza tubahe ku bwino di wenda kuri ibyo simbanza nyingingo kugira ngo nge mere nkabo nse naho ntago naje mu tangazamakuru kugira ngo mpangane na mugenzi wanjye ahubwo naje gutangaza ibiriho ariko igisekeje nuko icyo gihe twigeze gutangaza ko habayeho sharings yego ariko umuntu umwe araza ku kinyamakuru runaka ntashaka kuvuga kubera ko nge ntago naje gutangaza iby'abandi oya nta mpamvu aravuga ngo nta sharing habaye ngo habaye ngo kurasa amakompora ngo agera muri 5 ukibaza amakompora 5 bayita iki ibintu inkuru za gisirikare zitazi iyo biva niyo bijya amakompora 5 hagiye yarashwe niyo yaraswa imbere yawe muri metero 500 byitwa ngo iki nicyo nshaka kumenya amakompora 5 wayita ngo iki nubwo yaba abiri bitewe n'imbunda yayateye yitwa sharing ngo suko yasherinze muri Minova
katwikomereze tuve kuri abo bantu niba badashoboye kuba batandukanya imbunda ziri atirari zishobora kuba zasheringa cyangwa se ziri sapotedi kuri kampani bataliyani zishobora kuba zasheringa ibyo byose bazabanze babinyuremo bamenye neza zishobora kuba zasheringa niba ari n'ikompora rimwe ariko bamenye ngo iyi mbunda yasherinze bate kujya bashyira aho ngaho ibintu biri aho ngaho byo gushaka guhangana mu ntuza kandi bitari ngombwa. Twikomereze n'ibyacu niba hari byinshi byo kuvuga byo guha abantu ababikeneye ibiri kubera hariya. Nibyo twagarukaga tuvuga tuti kuba ikigo cya Kongo cyagaragaye mu kijyanye mu by'ukuri na liste yakozwe n'ikigo bita ngo ni CIPRI cyangwa se SIPRI mu by'ukuri gisanzwe gikora ibyegeranyo bijyanye mu by'ukuri n'uburyo ingingo y'imari y'ibihugu bigiye bitandukanye ku bijyanye n'igisirikare cyashize leta ya Kongo mu bihugu byakoresheje ingingo y'imari y'akamaramaza cyangwa se ikabije cyane, aho rwose ngo ku kigereranyo cy'105% aricyo ikigereranyo leta ya Kongo yakoresheje ku bijyanye n'igisirikare. Iki gihugu cya Kongo urabona ibi bintu bitarushaho gushyira igihugu mu manga, ejo n'ejo bundi tukazashiduka kiri mu bihugu mu by'ukuri biri gusaba umunyu, nyamara twari tuzi ko ari igihugu gikungahaye ku cyitwa amabuye y'agaciro, ndavuga amaminere. Ku rundi ruhande bikagaragara ko aricyo gihugu gikennye ku isi ibi ngibi ntago, ariko na n'ubundi ntekereza ko mu minsi Blackout imaze guhura na M23, Blackout na n'ubundi yabwiye Kisekedi ko iyi ntambara iyo iri nka Blackout iri kubona atari y'umwaka imyaka ibiri. Ubwo rero niba bavuze gutyo bashaka kuba gutegura bije ndende cyane muri iyi ntambara. Noneho wakwibaza kuba kugeza amagingo aya ngaya ibyegeranyo byatangiye kugaragaza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri ku rwego rumwe n'Uburusiya, za Ukraine n'ibindi bihugu bikoresha ingengo y'imari iremereye cyane mu gisirikare. Ni hahandi uraza gusanga mu icyo twakwita nko muri seriri zimwe na zimwe. Iyo tuvuga gutyo ni nko tujye wenda kugira ngo abantu babyumve neza, muri za minisiteri zimwe na zimwe ziri buza kugenda zihura n'ibibazo. Uraza no gusanga cyane cyane nka minisiteri y'ijyanye n'ubuzima hariya muri kiriya gihugu, abaturage bari buze kubaho nabi kubera kubura imiti, kuko byatangiye kunuganurwa ko kugeza ubu ngubu n'intwaro n'iki Kisekedi atangiye kuba yajya mu madeni, yagiye mu mwenda kubera ngo yabije nini ku buryo iri gukoreshwa ugasanga kandi ntitanze umusaruro kuri tere. Nibyo uvuze rero mu minsi itari mike nako mu minsi itari myinshi cyangwa se imyaka itari myinshi uraza gusanga iki gihugu aricyo ku isi cyangwa se muri Afurika cyongeye kuba cyajya mu bukene bukabije cyane, mu buryo bwo buri kimwe cyose bumva ko cyanaza n'ubwo cyafatwa, ariko bakizera ko bafite amabuye hariya ari bugire icyo amara. Ariko nanone kandi ntibizere ko hari uburyo bwo kuba wazana biriya bikoresho, hari n'uburyo bwo kuba wenda y'amaminere uvuga akaba yabafasha muri bya bindi by'ibikoresho. Ariko kugeza ubu ngubu n'ubundi amakuru agenda tugeraho nka ba Blackout baraba Wagner n'abaki bose ari kugenda bahaye ibinombe bakicukurira. Shiromba ari gutanga ibirombe kuri Blackout. Urumva rero na n'ubundi ni wa mutungo uri gukomeza kugenda. N'iki uzasanga mu gihe runaka nk'uko twabivuze hari ingengo y'imari yagendaga muri za minisiteri z'ubuzima, minisiteri runaka n'ibiki byose, ibyo bibuze ya ngengo y'imari usange ubuzima bw'abaturage bugiye habi cyane. Nibyo koko nk'uko bivuze kiriya cyegeranyo cyagaragaje ko bari gukoresha bije iremereye cyane mu gihe umutwe bahanganye wo ahubwo kandi bigaragara ko ntaho uri gukura, ahubwo uri gutuma bakoresha ingengo y'imari nini cyane, ahubwo nabyo bishobora kuzaba
intsinzi kuri M23 bikaba intsinzwi kuri leta kubera ko ubushobozi bwayo izagera igihe ikabutakaza muri kwa kubona ibikoresho. Bwana Byamungu ngira ngo ntabwo nakurekura wenda nubwo turi kugana ku musozo ntakubajije kuri aya makuru akomeje kuzamuka hariya muri Masisi by'umwihariko y'amajyepfo. Wabonye ko ejo bundi nibwo witwa Lawrence Kanyuka ni umuvugizi wa M23 mu bya politike atangaza ko kariya gace karimo gutegurirwamo jenoside cyane cyane aho abitwa imbonera kure ni b'abasirikare cyangwa se ni b'abasivile bahinduwe abasirikare n'igihugu cy'u Burundi bari gutozwa ku buryo bukomeye cyane mu bigo bigiye bitandukanye. Uyu munsi hano mu kiganiro twakoze mu gitondo twababwiye training wing ziri gukoresherezwamo izi mbonera kure na mayimayi ndetse na wazarendo aho bari gutozwa gukoresha icyitwa martial art cyangwa se combat sans arme, no kuvuga ngo kurwana ukoresheje ibikoresho gakondo. Niki wavuga mu by'ukuri kuri iyi jenoside iri gutegurirwa muri iriya Masisi? Niki wavuga ku bitero bikomeye cyane kuko ejo bundi izi wazarendo ziva Kinshasa nazo zahawe mission ko zigomba kuza kurangiza M23 muri Masisi? Wavuga iki ku busesenguzi bwawe kuri ibi bintu byose biri gutegurirwa muri Masisi? Niki wabwira M23? Niki wabwira abaturage bari muri turiya duce by'umwihariko turi mu majyepfo ya Masisi cyangwa se muri Masisi muri rusange? Gira icyo ukomoza kuri urwo rugamba di. Uyu mugambi bawuteguye bifashishije bavuga ko bamwe mu baturage baturiye hariya muri Masisi ngo bagiye babika abarwanyi ba M23 mu mazu yabo aho ngaho nyine mu mitungo yabo. Bati rero birakwiye ko twakoramo duhereye ruhande kuko ngo M23 yagiyemo yihindura nk'abasivile bari aho ngaho bakora imirimo yabo isanzwe y'ubuhinzi, imirimo mbese isanzwe y'umuturage utuye aho ngaho kandi ngo ari M23. Noneho biza kuvugwa ko ngo bamwe mu bo bavuga mu bwoko nyine burwanya kiriya gihugu ngo ko aribo bagiye bacumbikira abo barwanyi. Ngo rero nta kindi nk'uko bivuga, niyo mpamvu bari muri iyo myitozo ya za mashwati n'ibiki byose mu buryo bwo kwiga imirwano njyarugamba ariko urwanisha ibikoresho gakondo. Ndetse banashaka kuvuga ko batazakoresha imbunda ngo kubera ko byagaragara ko na n'ubundi yari bwa bwicanyi bwabo ngo bwateguwe, ngo bazavuga ko byanze bikunze ari abaturage barimo basubiranamo hariya kubera ko hari icyo bavumbuye ku bigiri guteza umutekano muke mu gihugu cyabo. Ni ukuvuga ngo bazabikora biyita ko ari abaturage bahanganye n'abandi, ngo ku buryo noneho bitazageraho bigaragara ko leta yabigizemo uruhare cyangwa se hari izindi ngufu za gisirikare zabishigikiye. Noneho nkabambwira ngo abantu batuye hariya muri kariya gace nibakize amagara yabo bavemo bagende, kuko ibintu byose byamaze kuba byategurwa ndetse no muri uko kugaragaza ko ngo ari abaturage bazaba barimo basubiranamo cyangwa se kubw'umutekano wabo mukeya bapfuye, bazanyeyo koko imbonerakure. Hazanye imbonerakure ngo ku buryo ibimenyetso bitazafata ko hari n'umusirikare wa Kongo cyangwa se bariya ba FDLR, ngo kubera ko benshi bagiye baba muri turiya duce babazi, ngo bamwe mu mazina yabo atazagaragara igihe haba ibyo bikorwa. Urumva bitewe nuko zira FDLR inyinshi zigize uriya mutwe n'ubundi nabasize bakoze jenoside hano mu Rwanda, bivuze ngo bafite icyo bita experience yo kuvuga ngo barebe uko bahisha amazina yabo kugira ngo nihagira icyo bakora cyangwa se igikorwa ku mabwiriza yabo ntihazagire uwo bikurikirana. Ubwo birasobanutse neza umugambi w'izimbonera kure hano muri Masisi, ngira ngo bitanzeho umucyo pe. Mbitanzeho umucyo nuko nguko babiteguye, uko amakuru tugenda mu nkuru zacu zicukumbuye, uzi ko dukora n'inkuru zicukumbuye, nuko nguko bo bagiye babipanga. None wenda nsa n'usoza kuri iyo ngingo mvuga ngo byakagombye kuba ngombwa ko twasaba nka M23 niba nayo igitwumva rimwe na rimwe yiciye nko ku murongo wa KD official cyangwa se yajya kuri ya Free News Time, bibaye ngombwa iriya training iri kubera hariya bayisenya, babonye uburyo bayinjira bayisenya mbere y'igihe bakicira migambi, kuko urabona ni umugambi mubisi, ibikoresho byose byamaze kuba byahagera. Twigeze kubabwira ni bya bindi mvuga, iki kintu ujye wandika itariki y'igihe tuvugiye ikintu, kuko bizadufasha kugira ngo
duhe umuco abo tubwira ko ibintu byose tuba twarangije kubicukumbura biba bihari. Twababwiye uburyo iriya mipanga yaje iturutse i Burundi izanwa n'abasirikare b'abarundi harimo na FARDC. Iyi makamyo abaturutsa mu kigo cyabo kiri hariya muri Bukavu, aragenda abageza ku kigo cya MONUSCO i Bukavu, kuko niho bari bufatire ubwato bwa MONUSCO, nibwo bwabajyanye kuko batinyaga ko nibagenda mu bwa FARDC buri buraswe. Iyo mihoro niba babyibuka bakurikiranye amakuru twababwiye ko na n'ubundi ntago bayikomezanyije, bayisize kuri defense iri hejuru y'ikigo cya MONUSCO kiri hariya ku mazi muri Kivu y'Amajyepfo. Ku bantu batamenyereye inkuru dukora z'ubutasi, ari igihe rwose nigeze guhura n'akawodiyo tuvuga ku by'iyi mihoro n'uburyo bifashishije aya mato ya MONUSCO. Rwose barabyitiranya bagira ngo twavuze ko MONUSCO ngo ariyo yazanye ubwato, ariko bajya bakurikira neza banibuke n'amatariki. Twebwe hano ntiduhusha, iyo tuvuze operation aba ariyo 100%. Wenda yahinduka kubera impamvu, ariko ntabwo turi hano ngo tubeshe abantu. Nabonye abantu bamwe banyandikira ngo imihoro ngo yageze hano gute, ngo MONUSCO yivanze mu mihoro gute. Bajye batega amatwi bumve neza uburyo situation iba imeze. Ni ikibazo, sinavuga ni ikibazo, ahubwo ni umuntu utakurikiye neza ibyo turimo tuvuga. Iyo mihoro yageze aho ngaho mu gihe bagiye kurira ubwato bwa MONUSCO, buri muntu yari awufite mu byo afite mu gikapu cye, mu bikoresho bya gisirikare. Iyo mihoro baza kwereka MONUSCO ko batari buyijyane, bayikuramo aho ngaho, basa naho bayirunze ahantu hamwe mu bifuka. Na MONUSCO ubwayo ngo yayibajijeho, ariko abari bari muri defense yari iri hejuru ku bazi wenda za Bukavu. Iyo uza werekeza Goma, hari ikigo cya MONUSCO ugeraho kiri ku mazi. Inyuma y'icyo kigo rero uzamutse ugera ku giturage, wava ku giturage hari ishyamba rihari utangira kusa n'uzamukamo. Iyo mihoro ngaho aho yagiye muri iyo defense iri inyuma ya MONUSCO. Ariko amakuru twamenye nuko yongeye kuza bayizana ari nijoro, bayijyana mu bwato bwa FARDC, ku buryo na MONUSCO itazi ko iyo mihoro yerekeje Goma. Nuko bajijishiye MONUSCO, ariko imihoro yaragiye yerekeza Goma, ikaba yaragiye hariya hari gukorerwa amahugurwa, ari guhabwa imbonerakure hariya ziri kwitegura kugira icyo gikorwa kibizakora hariya muri Masisi. Aho ni za Gatare hiryoza. N'uduce tugera nko kuri 3 turi kuberamo training wing za martial arts za Wazalendo na Maimai. Ngira ngo twatugarutseho mu kubakurikiye ikintu twakoze mu gitondo. Bivuze ngo izi nkuru abantu bajye bazitondera cyane, kuko turayivuga hashira iminsi, hashira icyumweru, hashira 2 cyangwa se hashira iminsi ngahe ukumva byahuye. Uko bimeze Bwana Kede. So turakwerekera ku musozo, ariko mbere gato rwose nyihanganira ngo baze kuri iki kintu cy'uyu mujenerali akaba na guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru ni Major General Peter Chirimwami aka Nkuba. Uyu mugabo ko akomeje kurusimbuka, ngira ngo twavuze operation yo kumwica nimugoroba yarusimbutse. Ariko ku rundi ruhande umunyarwanda akubwira ati ibuye ryagaragaye ntabwo riba rikisha isuka. Twitege ko Chirimwami agomba kuba yigumura, akaba yashinga wenda ikiroberi cye bwite, cyangwa se akaba yajoininga M23 mu gihe cyose byamaze kugaragara ko guverinoma ya Kongo yabasha kuba yamutakariza icyizere, kugeza naho bamutega imitego nk'iyingiyi ishobora kumuviramo urupfu. Biragoye kuba wahamya icyo umuntu yakora kandi utaganiriye nawe, utazi n'ibitekerezo biri mu mutwe we. Ariko ahubwo wambaza uti ari wowe wabigenza ute? Ku ruhande rwanjye baye rigewe naramutse mvumbuye ko guverinoma ndikiri umwami, ndi guverinoma ya Kongo ndi gukorera, cyangwa se Kisekedi numvaga ko dufatikanije kuba twarwanya M23 atanyiyumvamo yanampangiye, wenda nkabasha kuba nabitambuwa. Nge najya kuri M23 kuko kiri umwami, nta kosa cyangwa se icyaha afite kuri M23. Ari mu kazi nk'umusirikare, ari mu kazi nka guverineri. Ari mu kazi nk'umusirikare kandi ari mu kazi nka guverineri. Icyo nicyo nabivugaho. Rero ahubwo nkomoza kuri icyo ngicyo ni Kisekedi ukomeje kugira bimwe yapanga ku ma ofisiye amwe namwe. Twabonye mu minsi ishize yohereza Kabundi hamwe
n'abitwa Bagahizi na Bagahizi n'abandi bose abitwa ba Masunzu bamasunze aho ngaho muri hano za Bukavu Sud Kivu ya kugeza ubu Kabundi biri kuvugwa ko anagiye kuba yahabwa deployment muri Masisi. Ntabwo akigiye muri Rucuro muri hariya za Rwindi. Biri kuvugwa ko ashobora kuba yajya hariya muri Masisi. Hagati aho ngaho ariko ni ibya Kisekedi cyangwa se ibya etamajoro ya FARDC ipanga kimwe ubu ejo kumva yahinduye ikindi. Birashoboka ko naho ngaho bari kumunuganuga atahajya bakamuhindura indi deployment, ariko amakuru mfite ubu bari kuba bamutegura ko yajya muri Masisi. Ariko kuvuga wenda utarakomeza nejo bundi namenye amakuru ko ubwe yari yifuje ko bamuha abasirikare bafite kavukire muri Masisi ngo kuko aribo bumva neza M23 banayizi bafite uburyo bahanganamo nayo ku buryo bwihariye. Niwe wari wabasabye ngo bamuhereze abasirikare bafite aho bahuriye na Masisi. Rero kumbwira ko ajya kurwana muri Masisi icyo gukundira nukuzana amakuru nanjye ubwanjye mfiteho nosio. Urumva birajya guhura abantu ntibaze gutungurwa bari bazi karajya muri Rwindi bikarangira wenda agiye muri Masisi. Rwose birashoboka cyane. Wakomeza. Icyo nashaka kuba navuga uriya ni umutego Kisekedi yamuteze. Nawe natareba neza ashobora hari ibyo kuvuga wenda ngo nguye ku rugamba nguye mu buryo bwumvikana. Ni Kisekedi usa naho yavuze ati niba ntamwisha aricwa na bene wabo. Nanone akongera akamutega umutego. Iriya jenoside iri gutegurwa muri Masisi. Kuko Kabundi azemera kubona ahavuka bene wabo bari gukorerwa buriya bwicanyi arebere koko ngo ari kuvuga ngo ari gukorera leta. Ibyo ngibyo nashaka kubirwanya n'ubundi ntazakira Kisekedi. Ni ihurizo ry'intambara, ni ihurizo ry'ibibazo biri kuri Kabundi. Nanjye ntavuga ngo kugeza ubu ngubu n'icyo ari gutekereza ari gupanga n'iki ashobora guhitamo ibi bintu nibiramuka bibaye. So ngushimira cyane Bwana Byamungu ku makuru meza utugejejeho yo kuri iki gicamunsi cya tariki 23 tugushimire cyane rwose. Urakoze nawe Bwana Kedi. Ku munsi mwiza. Kuri twese. Ngayo nguko rero ni Bwana Byamungu ni umunyamakuru akaba n'umusesenguzi ku kinyamakuru cyitwa Afri News Time. Murabizi neza ko rwose umuvandimwe iyo tumwitabaje ngo adufashe ku busesenguzi rwose aratwitaba kandi akaduha umwanya we. Numwe mu bagabo rero bumva cyane cyane iby'intambara iri kubera hakurya ahanga muri Kongo Kinshasa. Tumushimire cyane, ariko ku rundi ruhande twibutse ko mukwiye kuba mukora subscribe ku kinyamakuru cyitwa Kedi Official. Mubizi neza ko kigomba kuba kibagezaho amakuru rwose atosoye ku mugani w'abashi ntahe. Ariko ku rundi ruhande ku bantu mufite za platform zitrendinga mugerageze mu sharingeho cyangwa se mu postingeho link z'iki kiganiro kugira ngo tugende twaguka muri rusange.